amakuru abaturage bazana baba bari hakurya baba bari hano ku mupaka bamenyereye ikindi baba bafite y'imiryango yabo bavugana nabo bavuga bati inyeshyamba hano iwacu zirahari n'undi akakubwira ati n'iwacu zirahari bisa nk'aho bashobora kuba biciyemo ibikundi byinshi muri ubwo burwanyi gusa amakuru ahari nubwo basatira Goma bashobora kuba batazayizamo kuko kuza muri Goma abahanga mu by'intambara baravuga ko byabishyira akaga gakomeye izi nyeshyamba kuko babirukanye abaturage basaga miliyoni muri uyu mujyi noneho bishobora kuba bagiye kubegira kubera n'abandi bahungiyemo ibyo byose rero byahura nko kavuga ati bafashe Goma bashyirwaho igitutu gikomeye ku buryo no kurwanya iyi ntambara byabahenda kurusha ko bakomeza kwifatira ibice biri hirya kurusha ko bafata Goma. None siko uwo mwuka wose hafi n'ubutaka bw'u Rwanda u Rwanda rukunze gushyirwa mu majwi n'ubutegetsi bwa leta ya Kongo buvuga ko ari umugambanyi ko ari umwanzi ntabwo ibyo ngibyo bituma abaturage nabo ubwabo bagira ubwoba bakavuga bati cyore kugeza ibyo bisasu biragwa mu mupaka rwose ariko ntabwo birambuka nk'uko tumubizi ku mipaka bashyiramo zone ibirimo hagati twavuga ngo ihuriweho n'ibice byombi yego nta gisasu kirambuka ngo kigwe muri zone y'abaturage kuko bagenda bahagarika abasirikari iyo tuza baratubwira bataha nuharengura bugiye mu gihugu kitari icyawe kuko n'ubutaka nta mazi ahari ibyo byose rero bigatuma babasha kukontora ariko abaturage baragira ubwoba nko mu ijoro ryakeye kuri iyo mipaka hirya ya za Kabuhanga indege irasa binini turage bava mu bo basa n'abigira hirya ariko bigeze nk'isaa moya n'igice biba birashize barongera bagaruka mu nzu mbese navuga ngo abaturage bari muri urwo nubwo wenda baba babona ingabo bizeye igisirikare cy'u Rwanda kikikije umupaka babona abasirikare benshi bazenguruka b'u Rwanda bakanakubwira bati twe nta kibazo n'abasirikare hano baba bagenda nijoro atariko nyine uribaza uti kiramutse kirenze kikagwa ku nzu yanjye byagenda biti igisasu nubwo bwoba buhari ariko ubundi nta igiturage yaba agiye gukora iki kuko abaturage kuba bari bahaturiye bakaba bageze mu bice bya Goma berekera hirya za Rucuro urumva n'uwambuka ntaho yajya ko ntacyo yaba agiye gukorayo. None siko ukurikije uko n'ibintu biri kuri tere n'ibiriho tike uzaza ngo nire n'ubuhuza burakomeje ariko intambara irakomeje ubuhunzi buriho ibi byo ubihuza gute? Iyi ntambara gerimo ndavuga ko yego kuba yafashe indi ntera mu kurwana irimo irazamurwa nuko hariho ibikorwa byitwa ubuhuza yego kubera ko buri umwe arimo ararwana kugira ngo umuhuza mwumve inyeshyamba ziravuga ziti bene wacu zikavuga ziti ahubwo turasa ibifatika yego abakora ubuhuza bumve ko tutari abantu bahendahenda ahubwo nibanga amahoro intambara izaduha ibyo dusaba hanyuma leta nayo ikavuga iti nimurebe icyo inyeshyamba zikora zitumye abaturage bacu bahunga ibyo byombi rero kuba hariho imbaraga z'abahuza perezida Lorenzo Kigali mu kanya gatoya Kinshasa mu kandi huru ubu ngira ngo uyu munsi ashobora kuba ari bugere Kigali ibyo bintu byose birazamura umuvuduko w'abarwanyi kugira ngo buri umwe yereke undi imbaraga afite gusa mu ijambo ryatanzwe na huru ageze Igoma yabwiraga abaturage ngo bahumure kuko inyeshyamba nubwo zimeze zityo ariko amahoro agomba kuboneka aricyo cyabazanye bamushoreye nakavuga ngo bamujyanye ahari impunzi nyinshi igikorwa ngewe narebye nkasanga leta ya Kongo yagiteguye neza mu buryo bwa politiki kuba abaturage bangana kuriya kumugota kuriya bamuganirira nta nubwo ari ahantu hari hateguwe ngo arahagarara hakurya muri podium avuge yasaga n'ugenda impunzi zimwirundaho n'abaturage bakajya bavuga abandi bati leta y'i Kigali Kagame niwe wakoze ibi inyeshyamba ntabwo zitinya kuturasaho ibisasu zirohereza ibisasu mu nkambi nyine wakumva uwo baturuga utandukanye n'abasanzwe bavuga ubusanzwe ariko ukavuga uti ni nayo mpamvu nakubwiraga ngo buri ruhande rurimo rurashaka kwerekana ko rurenganye ufata abaturage bahunze ukabatega umuhuza ngo bajye kubwira umuhuza ibibazo yego nacyo ni igisobanuro abahanga mu bya politiki baze kukireba ni ugushaka umuntu babikoze neza ko ariko bivuga mu buryo bwa politiki byari bisobanutse kuko umuhuza yabonye ikibazo abaturage bafite
Uhuru Kenyatta ntabwo yaje imbo isa na kiciro ko zaje kubungabunga amahoro kuki izi ngabo zidakora gisirikare nk'abanyapolitiki bakumvikana ariko n'abasirikare bagahangana. Ubusanzwe usibye ko abaturage ariko babizi ariko izi ngabo ku isi hose aho ntabwo zagari hagati ya leta n'inyeshyamba ahubwo wenda twavuga ngo zibwira amahanga ibirimo kuba ni nkanjye ziriya ngabo nazo ni abanyamakuru bagenzi banjye zije kuvuga ibizahabera zizakora raporo zizajya zibabwira ziti twari twashyizeho umurongo ntihagire urenga mu birometero 100 asatira undi. Ariko wowe wajyanye mikoro bo bajyana imbunda ni nkawe batwaye imbunda zo kwirinda niba bataniye nanjye yego nge masaha yo kundasa ageze ntacyo nakwifashisha usibye gukizwa n'ibirenge nabo imbunda bafite nizo kubarinda sinemera ko zigiye kurinda abanyekongo cyangwa kwataka inyeshyamba nka M23. Ndagira ngo ibi bintu byibuke ko Ruto ntabwo ashobora gufata iki cyemezo ko ingabo ze zigiye kwambarira urugamba ntabwo yabona icyo asobanurira abanyakenya cyatumye abana babo abagabo babo basaza babo n'abavandimwe bishora mu ntambara nk'iyi. Byaba ari nka ya ntambara ya Amerika na Nuza yo kujya kwica Saddam. Yego ariko Sikovi noneho nk'umusesenguzi hari bamwe bagaragaza ko ahubwo aba bantu bavuga izi ngabo zijyayo kugarura amahoro zaba za MONUSCO zaba unity ya EAC aba bose bararushaho kuzambya ibintu kurusha kuba intambara abanyekongo ubwabo bakemura ibibazo byabo. Wowe bibona gute? Ubundi rero mu kinyarwanda utiza urusenyi rw'umutiza umuhoro kugira ngo rurangire induri kuviraho. Yego ariko ibyo abantu bavuga babikora babikora kubera ko iyi mirwano byanga bikunda hari ibihugu bitandukanye politike z'ibihugu zirabyungukiramo yego kurusha ko babihomberamo. Ariko abacuruzi n'abanyagihugu ba Kongo n'abanyarwanda bato bo bari kubera umucuruzi wari umaze kubaka business ye aho yari yayiteguye abaturage batuje akaba ariho harimo koherezwa igisasu kinini urumva arimo arahomba. Yego Mutesi Skovia reka tugushimire wenda haza kugira andi makuru tubonera ko wari uri muri metero tubwira ko musatira imbere aho imirwano ikomeje waza kutubwira muri minota 30 tugifite muri studio. Sawa turaba tuhageze wenda. Arakoze cyane. Bifasha hano ku mupaka abanyekongo bagera kuri 20 bambukiye baza mu Rwanda ariko twagira ngo tumenye imirwano turumva intwaro nini cyane zumvikana uko amasaha yagiye akura niko zagendaga zumvikana ari nyinshi kugeza ubu muri aya masaha ya ninjoro zirasa nkaho zicecetse ariko twakwibaza kuri Twitter y'umuvugizi wa gisirikare wa M23 Wiringoma aragaragaza ibice bito mushobora kuba mumaze gufata uyu munsi muherereye cyangwa muri aya masaha. Muri aya masaha duherereye muri teritwari ya Nyiragongo iya Rucubiyo iratekanye natwe kitubabaje ni igihunga ry'abaturage kandi mu by'ukuri madame munyamakuru ntabwo ariko tuba twabanje kurasa guverinoma n'idushotora buri gihe uko dushotoye bikaba ngombwa ko twivuna kuko nta kundi byamera ntitwabareka ariko iryo hungabana ry'abaturage natwe tuba duhangayikishije ndetse nawe niba uri kumwe n'abo baturage ubambwirire ngo turabarwanirira kandi tubazaniye amahoro cyane ko basigaye inyuma mu kirere mu gace dukontorora baratekanye rwose n'ukuri. Hari igice cy'umupaka uhana imbibi n'u Rwanda na Kongo waba urimo kugenzurwa n'inyeshyamba za M23 kugeza ubu ari mwe mu ufite? Na mpaka turagenzura kugeza kuri n'umunota kuko kiduhangayikije cyo kugenzura umupaka. Kugenzura umupaka n'urujya n'uruza rw'abaturage bahahirana kandi n'abaturage bahahirana mu ntambara y'amasasa avuga kuriya abaturage nta buhangane baba bafite. Icyo tubanza guharanira bwa mbere sabo bifite abaturage yo gutekana ibikorwa by'amajyambere guhahirana imigenderanire bizakurikireho ariko uyu mwanya nawe urabyumva ko ntabwo ikituraje ishinga ari gukontorora umupaka kandi amasasa kivuga mu gihugu ndani reka tubanze tuyacecekeshe tubagezaho tuza itaka bizakorwa. Aho muvuga mugomba kubageza ni hehe? Ni hirya ya harya. Hirya ya harya haba ari he? Abantu ni byiza ko bamenyaho hirya ya harya hariho. Umva madame munyamakuru Karame niba mubwiye ngo ni hirya ya harya ahubwo no kubageza harya ariko hirya harya bakazahagira kuko ari ngombwa ko kuhagera. Turimo turabona ibisasu cyangwa se
kurasana amasasu manini aca mu kirere bigaragara byaka umuriro. Izi ntwaro nini zikoreshwa na FARDC zibarasa, namwe mufite ubushobozi bwo kurasa izo mbunda? Kuko aho nahagereye ndabona imbunda nini ziri mu gice kigenzurwa na FARDC, ariho haturuka ibisasu byaka mu kirere, ntari bupfe kumenya ngo ni bwoko ki, ariko sinimo kubona ibituruka mu gice murimo. Ntabwo baba babashubije nk'inyuma wenda kuko ntimubashe wenda kwirwanaho mukaba mukomeje kuguma hejuru mu misozi? Kudusubira inyuma madame umunyamakuru, ibyo nakubwiye ko bidashoboka. Ingabo za M23 ni ntavogerwa. Ingabo za M23 ni ingabo zishize ubwoba kandi zishize n'inyota. Ibyo bisasu turabareka bakabitera, babiteragura muri ayo mashyamba yose, ariko mu gitondo rwigurirana rwambikanye basubira aho baturutse. Mbageze hirya ya harya nakubwiraga, umuntu akumvisha uvuze ngo mu gitondo, iyo bimaze kwira imirwano irahagarara, kuko kugeza nk'ubaye amasaha ya nijoro ntabwo harimo kumvikana imbunda nk'uko zirira we ku manywa. Nijoro mufata ikiruhuko? Gufata ikiruhuko no kudafata ikiruhuko, ariko bibaza ngo gufata ikiruhuko no gusinzira. Ibyago no gusinzira kuko umwanzi w'ubuzima ni igitotsi. Ariko tuba turi maso mama, nicyo gituma niyo ngo kirabona barasubira aho bavuye se ko bajya hirya harya. Yego. Hamvikanye ariko ko ku munsi w'ejo mutoyeze mworoherwa. Uyu munsi haba hari ibice bishya mwigeze mufata? Ya ibyo gusa, ibyo byihorere mu ibanga rya gisirikare ryiza, ariko icyoroshye cyo nuko ntigusubira inyuma. Kandi mbese ariko ubundi madame munyamakuru, Karame, iyo banazahaguruka Karame nawe uri imfura cyane, icyo kiba imfura n'abantu iyo kirunga imirongo tubashushubikana, nawe wumva izo ntwaro ziri kumvikana zumvikanira kugeza ku gihugu cy'u Rwanda duhana urubibi. Ndagira ngo mu cyumweru kimwe gishize mu byumweru bibiri zumvikanaga n'amakuru kuba zirimo kumvikana zikagera mu Rwanda, si bigaragara ko tubasatiriye. Twebwe icyo dukora dushatse twanabikora no mu masaha 7, twabikora no mu masaha make cyane, ariko icyo dushaka ni ukwanga guhungabanya abaturage. Tugenda gahoro kugira ngo abaturage bacu badahungabana. Abaturage ariko bahunze barimo berekeza mu bice bigana i Goma, n'ubundi aho murwanira haba mwe na FARDC ntabwo harimo kugaragara abaturage. Nabo ngabo ni bake, babandi baba baturiye umupaka cyane cyane wegereye u Rwanda, ku buryo kubirobanura bitakorohera ubibona. Ariko ndagira ngo madame munyamakuru, nawe izo mbunda zikwegereye, ndagira ngo naho ngaho wakwirukanka ugasubira mu gihugu ndani hagati, wakongera kuba ku mupaka. Birumvikana ko umuntu n'umuntu, umuturage, umubyeyi, hari utwite, hari urwaye, hari ushaje, abo bose izo mbunda zatureba iyo bazumva barahahamurika n'ukuri. Ariko icyiza nshimira Imana cyane nuko aho tumaze gufata baragaruka bagatekana, tukabahumuriza kandi bagasubira mu byabo neza. Burakomeza kumbwira ibanga rya gisirikare, ariko nkashaka kwibaza niba mugikomeje kwerekeza i Goma cyangwa ari kugira ngo mube hejuru ku misozi. Kwerekeza i Goma si cyo kibazo gikomeye cyane, ahubwo ikibazo gikomeye cyane no kwankurikiranira ibyavuye Kinshasa, kuko twe dukurikiza amabwiriza y'isi kandi tukanashaka amahoro. Muri kwa gushaka amahoro harimo ibintu bibiri: hari kudahungabanya abaturage n'umutekano wabo, hari no kumvira amabwiriza y'uruhando mpuzamahanga. Niba abaperezida b'ibihugu bateranye bakavuga ati turashaka amahoro kandi mushyikirane, twe nicyo tugenderaho. Ikiza kibamo rero turagikomera amashyi, kandi ibi bivamo nabyo bazabyirengera. Uwahoze ari perezida wa Kenya uyu munsi guhera ejo n'uyu munsi yari muri Kongo mu biganiro agiye kugirana na perezida Tshisekedi. Haruna no guhabwa yaba abaperezida b'ibihugu barimo guhuza cyangwa buturuka Kongo wenda buvuga buti nyuma y'ibiganiro hari icyo dushaka kuvugana na M23 nk'inyeshyamba. Madame munyamakuru, ndagira ngo nkubwire ngo abakuru b'ibihugu n'abakuru b'ibihugu koko b'ibihugu byabo, natwe duhanze amaso abo bakuru b'ibihugu n'imyanzuro bazadufashamo kugira ngo dushyikirane na guverinoma yacu. Ariko guverinoma yacu yakagombye gufata iya mbere kugira ngo dushyikirane, kuko turi Kongo tubanyage mu dusunguke. Umurage w'Imana iyo bashaka kuwucamo kabiri rero bazabyibonera. Turi buvuge ngo uyu munsi umurebye uko intambara murimo murwana imitihe abashobora ishusho dufite, ariko nuko duhagaze neza madame munyamakuru. Uko
guteragura ibisasu kwabo. None se ibyo bisasu bamwe bateragura bakoresheje za burende inyinshi twarazibatse, twebwe se tunaniwe kuzifungura. Kuki mutazifungura? Uretse gato uraza umbona. Reka ntegereze nanjye ndaguma ku mupaka nze kuzibona izawe. Wategereje ko M23 iraza kurashisha burenda ari uko iza FARDC zirangiye cyangwa ntabwo aho muri zishoboka gukoreshwa? Aha, ntabwo ari ngombwa kuzikoresha buno kuko amasaha kuzikoresha arahari. Okay. Kandi iryo bango ryitege niryo ryabakwiye Runyoni, rubamanura Bunagana, rubamanura Cyenyerero, rubakura Kabindi, rubakura Burayi, Rurare n'ahandi kugeza aho bageze ahangaha. Bagezeho ubu? Bageze harindimuka.